ubuki bwo gusaba umugeni turabwakiriye nubwo umuryango wacu ufite abana barangije kaminuza mu bushakashatsi ariko irya mukuru rirazinduka. Reka rero koko ubuki nimba ubwizeye cyagufasha tumusogongere koko twumva bukwiye gusaba umugeni ku muryango wa gatatu uraza gusanga ari nta makemwa. Reka rero umuhungu wacu dufashe cyangwa bazanye ababo ntabwo nashyira umwuka n'uryo twaje twarabubwenze turabupfundikira neza ariko tuzi neza ko dukuraho urukoma namwe niko mukuraho. Reka rero umuhungu wacu adufashe hanyuma ubuki tumusogongere hanyuma nidusanga bakwiye gusaba umugeni urakomeza. Ese wabyemeye tukarinde no kumusogongera? Erega ndabizi ko ubushima rwose baya abasaza urabizi kumvira mu ijuru. nasaba Imana zo gusohora kugirango hanyuma twemere gahunda tuyimure Hakizimana asaba umugeni. Buno buki ndumva bwasaba umugeni. Umuryango mugari wa Gatete turabashimira ko mwatwizeye mukadutuma mukadutora ngo tube ku ruhembe. Mwitegure rero badusaba umugeni. Buriya ni byiza iyo umuryango usabwa umugeni aba ari umuryango w'umugisha, aba ari umuryango wo kwizera. Ubwo rero badukunze bakunda umuryango wacu bikabusaba umugeni. Harimo n'abafungiye kuko batwebwe ntibatufungiye ibindi barimo ntabwo bitureba ariko twebwe aho twazanye bose barishimye nimurareba neza no ku maso urabona uko bimeze. Umuryango wacu rero wakwemereye waguhaye ikaze inzoga y'isabiro bayisogongeye basanze byose hanyuma inka yabyaye mu mpeshyi iravuga iti ahanjye ngahanjije abanyabasoro. Urakoze cyane. Ndagushimiye kandi muvandimwe nkunda igihe cyose n'umuryango wa Gatete wose kandi wabuze n'uruhembe ndagira ngo bongere sabe bagushimire. Nakubwiye ko twaserutse neza byose turabyujuje nta na kimwe twasize inyuma kandi tuzi neza yuko gusaba kwa Gatete tuza kwisanga ariko tukazirikana yuko umuryango wa Gatete ukomeye ku muco byose rero twakora. Yego Chakabodi umuryango ugushakira igisubizo kandi bakuzimane dukomeze kuganira. Twabumvishe koko abageni turabafite benshi nkunze ko bamenya amazina yabo bamutumina bamukobwa jana bawitonda bawitonze abo bose ni abakobwa bo kwa Gatete. Umuryango wacu urabafite turikwisha nsirika inyota rero hanyuma mbaze ba nyirasenge nimba yaje kuko yari ari muri ba bana bagiye guhura na minisitiri ngo bahembwe ko batsinze neza. Nimba yahageze rero
urabizi uhetse gufika mbere reka rero usaba uhetse ka mbere kugira amahirwe ugahirwa mugera mu kirori reka nsabe wa muyobozi w'igitaramo abereye indangururamajwi bakirasenge umwe muri bo hanyuma atubwire ko umukobwa yaramaze kwitegura gusaba. Uraho neza hanjye nyirasenge wa Yvette magaza nka nyirasenge ariko iyo by'abakobwa benshi uriya muryango batwaye nkaba mbona nta kibazo bafite ko bwanjye njye ndumva Yvette twareka bakamusaba tukamubona Ifeza rwose yarakwiye andi mashyi menshi sinyamusabira n'ubwo utamushimira ngo inyemereye rero iryo shimwe nkaricisha kuri wowe ukabimwongerezaho byatuma noneho nkomeza no kuganira none nimba neza reka nze kwitaba ishimwe ryawe nyirasenge ucisha kuri nyirasenge hagarariye abandi bavuga uti muzakomeze mutange uburyo bwiza kandi mujye muramushyingira umuryango wa Bernard kagize umugeni turamubereye ni byiza ariko natwe tukazirikana yuko kutwemerera umugeni bitwibutsa yuko umuryango wacu n'umuryango wanyu tugira umuco wacu tudashobora gutatira mutwemerera umugeni ariko umuvandimwe ntabwo mwanatwemerera n'intwaro ngo nazo muziduhe cyangwa se mutwemerera umugeni w'ubuntu ariyo mpamvu dushaka kubaha ikimenyetso cy'uko twiteguye bihagije kugira ngo noneho tubahe umwanya wo kudukosha natwe tubakore umwanya n'amahoro ni cyozi hanyuma kandi kubera ko cyose kitagenda yonyine abandi bihugu ahubwo igenda n'ubundi tukaba tubifuriza gukomeza gutunga no gutunganirwa tukaba dufite rero n'ibindi mwazishimye izi mpano z'abantu zije ari imbakurirane urabona ari amahoro ikibazo zije ziherekeranye ziraherekeranye ntabwo ari ukugenda ni uguherekeranya ni uguherekeranya nawe ucuze rero ufata iyo yise cyose urebe niba ari iyo ariyo ahubwo uzitanga uko yazitanze niho yahushije niho muri byose ndabona ari sawa yego arega imyaka si ikintu imyaka si ikintu cyo gukimbabarira tukiba mu itorero yabaga yambaye amarinete ageraga n'amadore hanyuma rero ndebera n'iyi rugori nayo koko n'imikwiye ariko waje gutumiriza mugabo nasibe inshuti yawe kureba umwana ukazitanga za mbere siri uyu mugabo yaje ayitumirije reka twongere turebe aha rero aho mu bavandimwe harimo mashini zizabafasha kujya mugaburira amatungo cyane cyane izo nka harimo n'impano tuza kubarabukira n'umushimwe n'umugosha tukabakorera hanyuma iyo ni imashini muzajya mukoresha mushaka ubwatsi bwa ziriya tukagira ikibumbiro ndetse tukagira n'igicuba cyo kudahirira byose ni ibya kinyarwanda ariko bigendanye n'igihe tugezemo
tukajyana n'igituba kugira tugerageze ese urakibuka kudahera abyibuka ariko intege zabaye nkeya haramutse mufite abantu bafite ibizigira ahubwo bakorana n'uyu muhungu wacu bakareba nka furisha bamwigishije furisha bintu rero niba bazashobora kubyarira ibintu ntabwo bafata byose barakiga rero buriya ni ukuzabona tubirabiyore abantu bizaniye baraza gukora n'amaso abukosha cyangwa ari macanira ubwamwe mba ntabwo nashyira umuntu kugezaho ndabizi rero Hakizimana n'ubundi ukwadukorera byaratunejeje kandi n'ubundi inka zijya mu zindi turashaka inyana ebyiri zirari mfizi mu mahembe n'amagara iyo banza bakumushingira umuvandimwe Nsabimana kandi bavandimwe mwese w'umuryango wa Gatete inyana ebyiri nk'izo uvuze turazifite ndetse twebwe twanateguye 8 ariko muri izo 8 kandi tuzi neza yuko zujuje ibyo birango mwifuza turaza kubasaba mugende mwitoranyirize izo muhitamo turazi neza yuko zizakuba zibereye uriya mwari turimo tubasaba twagaziteguye rero murabizi ko urwuri rwa Gatete n'urwuri rwa Bernari ubundi biratikanyije nimufata abashumba banyu bakagenda n'abacu bakagenda uwo munani twateguye arawubereka ubundi muhitemo intwaro zibereye ndetse ubundi natwe turaba tunezerewe kurusha uko twamaze kunezerwa Gatete ari ababyeyi akizihira umuryango nawe rero yakwizihiye inkwano zawe abashumba bacu kanya baraza kutubwira ko bazibonye ntabwo tugutakarije icyizere kuko waragiye warabikuza kera ubwo inshuro zacu zegeranye n'izawe twohereje abashumba bagiye kuzirongora bazishyire mu zindi ariko kandi basaza ba Ivete barimo barandikira ubutumwa bukomeye bamwisize kuko ubu urashaje buri wese yose yigira Ivete abasaza hanyuma ariko umubyeyi mwiza nagira ngo ngire icyo mubwira mu gihe mugihaguruka abantu bose bari hano mushiki wanjye mwiza hari ibintu byavugiwe abantu ari busubire kubera ko ntarira kandi ni umuntu w'umugabo ariko data kuko we ari mukuru araza kubwira ibyabereye aha ngaha ariko ukomere umutima mbese Ivete kuri nsuruzi umurekoresha Tereza ngo bagiye uvuye gufata ibihembo washa amahoro hanyuma rero Ivete umukobwa wacu musaza wawe ngaha baragukumbuye bishimiye umutsindo wawe zamura ibiganza basuruze hanyuma mubwire iby'iki gitabo Ivete umukobwa wacu urabona ko uru ruganiriro rwuzuye abantu bamenya ibyabaye
ntabyo yamenye. Ahangaha rero kirukurebe hariya hakurya nubona hari umuguzi uhazi hanyuma unyongorere ubwire ibyabereye. Baramuzi. Aha rero mu muryango wacu haje umugabo witwa Kizimana ari kumwe n'umugabo witwa Siriro, bagutura inzoga z'ubuki, bagutura imitobe, bagutura ibigage, basaba umugeni tutazi ko ari wowe. Ariko igihe kigeze batubwira amazina, batubwira ko baje gusaba ivete. Twabakosheje baradukwera, umwana wanjye twagutanze, ugende wubake bukomere, worore, uhinge weze, ubyare n'akobwa, ugire ibigutunga, ugire ibyo ubika ndetse n'ibyo utanga. Nkwifurije urugo rw'umugisha, rumwe rugendwa na bose, urugo rwawe ruzabe uburuhukiro bw'abananiwe bose. Uragende wubake bukomere, wubahe umugabo wo kubahwa, ntukaraze umugabo usa kandi ntakave mu rugo amaramasa. Umukunde, agukunde, uzasazane. Hakizimana umuvandimwe, igira hino rero ngushyikirize muziramani, mutemba amata, muziracyasha, mutumwa inka, uze kumbwira tuboroza. Ariko nimba izanyu ari ingufu, ari umwimerere w'iwanyu, ivete azakomeza ase neza. Azira inkoni ntabwo azira gucyaha, arindwa inzara ntarindwa umurimo. Uyu mugabo rero niwe waje kugusaba, tera intambwe amusuhuze. neza, ngaho gira umugabo. Gira umugabo. Umwana mumuha amashyi. Ndacyakomeza kubashimira. Narigize ngo uramwe icyo twapfanaga kirarangiye. Turacyabashimira kandi turagira tuti muragahora n'abageni, natwe tugira aho tuze kubasaba abageni. Urakoze cyane. Kandi natwe abakobwa natwe turabafite, namwe muzaza. Tuzaza. Agasozi kamanutse inka kazaba indi. Niko bimeze. Nagushimiye rero kuba utuzaniye Ivete ngo dusuhuze tumuramutse, kandi turamwishimiye cyane. Ndagira ngo Ivete uriya muryango se ni ugukunda, wongera ubasuhuze. Barakuze ndetse murakuze yabiyungurira byo mu bakunda. None rero aba muri ibyo bitaro uze mbere. Ese buriya ko maze ukanguke rero pare aguherekeze, ba basore bigire hino ariko
turagushimye ko wateguye ibirori by'abana bacu n'abavandimwe byari umugambi wawe. Turagushimye tuguhaye icyubahiro. natwe twejejwe no kuza yawe tugushima muri iki gicamunsi. Ushime kuko warinze abagore n'abagabo, urinda urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, warinze abaturutse kure n'abavuye hafi bahuriza mu ihema ryawe. Usabye umugisha muri aya materaniro, duhamagaye imbaraga z'Imana zibane natwe kugira ngo muri iri teraniro tugire mu bihe byiza. Shyigikira gahunda yose ibera mu nzu yawe kugira ngo ibikorwa byose bikorwe kugira ngo izina ryawe ribaho. Urakoze kumugisha umuyobozi, gahumugisha uza kuyobora umuhango wera, gahunda yose ikomeze iyoborwe nawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka twakirane n'umuriro kugira ngo gahunda yacu igende neza. Gasaba wese wicaye imbere mpabura dusoza. Mpabura wese abaturutse ahari hose gusaba impunzi y'Imana wese mpabura. Wese abazanye umugeni, abashyingiwe, abaturutse hafi, abaturutse kure, wese mpabura. Wese mpabura tugiye kuba kandi tugiye kubagira gatatu guteranira ebyiri yo gushima. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Muzehe, uriyo izina ryanjye rikuru risigaye, Muzehe Pasiteri Muhangintwari Gaspard. Rero mu buzima bwanjye hasi mu by'umwuka. Ubu rero Muzehe Saziye ahantu bita i Nyanza, niho nabaye muri hano mu Cyazo, ndagenda i Nyanza, abamutorero batsinda kera cyabana n'abagore yashaka kuvuga. Reka rero basuhuze. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Murakoze kubana neza. Twazanye umugeni none wamuhisha kuko n'abandi bakozi bazanye bo muri Nyarugenge akabahaguruka abasuhuza. Haleluya. Mani bamuhisha. Imana imuhisha mwinshi hakuna gukora ibise. Pasiteri Jean Claude we aturutse kure kuko si hano hafi. Igihe hino gushuma n'ubu wabwira ko tuzi ko yagize ko yigize kubera ko ni kure yaha. Yesu ashimwe. Nitwa Pasiteri Jean Claude Mushimiyimana, umushumba wa Paruwasi ya Gasanura, ntabwo ari kure mu karere ka Nyamagabe. Imana imuhisha. Noneho twese turabona ubuzima, twese hanyuma mu gihe bijyanye no gusubiza isanganiro kabiri gatatu. Amen. Ila tumelia ali wabitoye muri munsi iyo twakiriye kandi urakoze gahunda tugiye kujya mu Imana. Batswe pasiteri basubiye n'ubundi aze hino kuko asengere umushumba wateganyije ngo ayobore umuhango wera wo gushyingira abana bacu. Kandi tunejejwe no kuba muri izi izina ryawe. Tuzanywe n'ibirori by'abana bacu kandi dusenge umukozi wawe ugiye kuyobora uyu muhango. Tumushyize mu biganza byawe kugira ngo umwuka wera abe kuri we cyane, hanyuma umuyobore kugira ngo dukurikirane amasezerano y'abana bacu kandi byose bize kugenda neza uburyo butuma izina ryawe rihimbazwa. Turagushimiye cyane ko ugiye kubana nawe, bane n'akanwa ke kandi gahunda yose iyoborwe nawe, izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Turi benshi akamajwi akaba make. Turabakiriye mwese abantu bazanywe n'ibirori, mwishimiye kugira ngo muze kureba ibirori by'abana banyu. Hano dufite ubukwe butatu. Abana bacu ubona hano imbere, reka tubanze
tubakire kugira ngo nabo baze kumva bishimye. Kasabe dusabe Imana Patrick n'uwitonze Yvette bahaguruke. Sabe Aisha Inosa na Mukashema Maribisi. Kujya kwitagatura no mu bindi masize inyuma. Igitabo cya Malaki ibice 2 umurongo wa 15. Malaki ibice 2 umurongo wa 15 baravuze ngo mbese ntiyari umwe naho yari ifite umwuka usaza icyatumye ari umwe n'iki nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero mwirinde imitima yayo hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe kuko nanga gusenda. Ni koko Imana ya Isiraheli ivuga ngo nanga n'umuntu utwikiriza urugomo mu mwambaro we. Amen. Kongere dusome mu gitabo cy'Itangiriro bice 2 umurongo wa 24 gusa. Itangiriro bice 2 umurongo wa 24 aravuze ngo nicyo gituma umuntu atasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba mu bumwe. Dusozereza mu gitabo cy'Abaefeso ibice 5 umurongo wa 22 aravuze ngo bagore mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu Yesu, kuko umugabo ari we mutwe umugore we, kuko Kristo ari umutwe w'itorero ari naryo mubiri we, nawe mukiza wacu. Umurongo wa 25 bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero aryitangira ngo aryeze amaze kuryohesha amazi n'ijambo rye aryishime rifite ubwiza ridafite izinga cyangwa umukanyari cyangwa se ikintu cyose gisa n'inenge. Amen. Haleluya. Tumaze gusoma amagambo ariko muri aya magambo ndagira ngo tuganire, twibukanye abubatse, twibukanye abatarashaka bumvireho, abatangiye urugendo rwabo uyu munsi bagiye kuzubaka kugira ngo zikomere. Haleluya. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'Itangiriro aho ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, ngo kandi bombi bakaba batakiri abantu babiri ahubwo bakabarwa nk'umuntu umwe. Haleluya. Muri iri jambo harimo amagambo abiri, hariho gusiga no kubana akaramata. Bibiliya ikivuga amagambo ariko rimwe na rimwe tukayasoma kwihuta, ariko hari icyo ashatse kuvuga. Iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina agasiga umuryango we akaza kubana n'uriya muntu wundi bahisemo kubana kugira ngo babane akaramata. Hari abantu bibwira ko bashingiwe ariko ugasanga ntibasize ababyeyi. Ikintu cya mbere twifuza mu rusengero iyo tujya gusezeranya abana twifuza umugisha wa kikeye. Ababyeyi bakihanifuza abana ifuhe ryo kuzubaka bagakomera, ariko hamwe n'iryo fuhe mureke barebe igishumana kugenda uko agiye kugwa bakajya gufata akura n'ubwoba. Ariko iyo mureke yagatera intambwe wenyine atangira kumva ko nawe hari ibyo ashoboye, yaba yaguye agahita aseka kandi yaba. Rero aba bana tuje gutangira ubuzima bwabo bw'ubwo bushya. Ijambo ry'Imana babwiye ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Ntabwo azabasiga ngo batazavuga, ntabwo azabasiga ngo bataganire, ariko hari icyo azakora. Azirinda amabwire yo kongera kohereza
hari ibyaka n'umuntu ugaje kumuhisha ubwo mwegere umuganirize mwiga uko muzava muri iryo deni kugira ngo mubashe kubaka urugo rukwiriye. Abandi ugasanga kwa kuri batasize iwabo niyo twasanze umuntu afite agatabo ka konte ya banki runaka ariko ugasanga amazina yiwe abamo n'ay'abashikiri, umugore akaba atarakabona n'iyo akabonye ariko akaba atafite uburenganzira bwo kujya gusaba ayo mafaranga. Kandi wavuze ko umugore wavuze ko ari we wahisemo. Bene data reka mubabwire ngo ikintu cy'ubukwe ntikiba kiri icyo ngicyo cyonyine kiba kigaragaza ko umufashe nk'umuntu uri muri siriya za mariage ziburaye bakora muri mariage temporaire y'imyaka. Oya, ariko niba ari urugingo rwawe mushyire mu gatabo kawe, musangire umutungo, musangire ibyiza, musangire n'ibibazo. Muri icyo kibazo cyose icyo muzabasha kugeraho muzagikomere, muzagikemure munezero. Ariko umuntu wigeze yandika aravuga ngo hari n'abantu bashaka bamara gushaka iyo turi hano rwose tujya twumva abo twashatse abamarayika ni abakirisitu, ariko na henshi tuba tubikurikirana ugasanga wa musore muzi ko ari umusore yamara kugera mu rugo iwiwe batashye ate bari batakihanishe hano munsi y'urutara